Abandi bagiye kurya nasigaye mu ishuri ndi umwe. Kate yansanze mu ishuri aransoma, iminwa ye na n'ubu ndacyayibuka. Yari iminwa myiza kandi yoroshye. Muraho neza nshuti bakundwa ba Sharif TV, uyu munsi mbazaniye igice cya kabiri cy'ubuhamya uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga ikuzimu mu nzira y'umubabaro n'agahinda. Ni ubuhamya bwa Cedric, mbahaye ikaze. Twimukiye mu mwaka wa 5, nari maze kugira imyaka 18. Haje kwiga umunyeshuri mushya w'umukobwa muremure, bamuzanye mu ishuri ryacu, aratwibwira, avuga mu jwi rituje ati, nitwa Cyuzuzo Ketia. Cyuzuzo Ketia yari umukobwa muremure, mwiza cyane, yaberwaga n'uniform ku rwego ruri hejuru, ku buryo buri muntu wese wamubonaga yabonaga ko ari mwiza. Yari umukobwa ucisha make, ukuntu yatwibwiye byari bishishikaje cyane. Mwarimu arandeba aravuga ati, Cedric, jya wicarana n'uyu mukobwa uzamufasha kumenyera. Nsubiza mwarimu ati, nta kibazo. Kate yaje kwicarana nanjye. Abahungu twiganaga baramurebye, bakomeza kumwitegereza cyane. Turuhutse njye nari ngiye gusoma Bibiliya nk'ibisanzwe. Kate aransohoza mu kiganza, arambwira ati, Cedric, nizere ko tuzabana neza. Nanjye ndamusubiza ati, rwose ntugire ikibazo, tuzabana neza. Arandeba azamura ingoyi arisohokera. Yari umukobwa ushishikaje cyane. Ni umukobwa wacishaga make, nuko yari agaragara byari bikurura abantu cyane. Abahungu twiganaga bose bahise bava mu byabo batangira kumukunda. Nk'ibisanzwe nimugoroba nagiye kwigisha Bibiliya mu ishuri ryacu. Ketia aba arasohotse ahagarara ku muryango. Byari bitunguranye cyane kubona umuntu tugiye kwiga Bibiliya agasohoka. Narabirebye ndatungurwa, ngira ngo nuko ari mushyashya cyangwa atamenya amakuru y'ukuntu tubigenza twebwe. Hashize akanya mu buryo butunguranye, abahungu umwe akajya asohoka akaganira nawe. Kate yari azi kuganira n'abahungu cyane. Yari abatera sitori zishimishije ku buryo ntawagarukaga. Abahungu bose bakomeza kujya basohoka akabaganiza, bagasohoka bashaka no kumutereta. Kate yari umukobwa uzi kuganira cyane. Buri muhungu wese wamuganirizaga ntiyifuza kuzongera kuganira n'undi mukobwa atari Kate. Abahungu bose narangije kwigisha Bibiliya nsanga nta muhungu ugihari, nsanga harimo abakobwa gusa. Ndumirwa ndatangara. Abahungu bose nabonye bari kwiganira na Kate hanze ku muryango aho twari turi kwigira. Ndabareba ndumirwa. Bageze muri doro, Kate yabwiye abakobwa ati, ni abakobwa mwe, kubera iki mutiyitaho? Ndisimura abaturage. Kate yakomeje kubwira abakobwa bose ukuntu ari abaturage. Arababwira ati, umukobwa ushaka kwiyitaho bajya azamutize kuri rouge bezu. Kate yisizaga ibirungo byo ku munwa. Yabyisigaga ku munwa bikamubera, iminwa ye ikaba myiza cyane. Yatangiye kubyigisha n'abakobwa bari bavuga muri dore imwe. Abakobwa twiganaga nabo umunsi wakurikiye baje babyisize. Iminwa yabo yarabengeranaga kandi isa neza. Ariko Ketia we yari afite iminwa myiza kubarusha.
Kate yari afite iminwa ibengerana kubera ibirungo yashyiragaho, kandi iminwa ye yari iteye neza kurusha abakobwa bose twiganaga. Kate yari umukobwa utangaje kandi uzi kuganira. Twakomeje kwiga. Kuva icyo gihe nta muhungu wongeye kugaruka kwiga Bibiliya. Mu mwanya wo kwiga Bibiliya bose barasohokaga bakajya kwiganira na Kate. Naratunguwe cyane, ariko numva birantangaje kubera ko ni ubwa mbere nari mbonye abahungu baganira n'abakobwa gutya. Abahungu bari benshi kandi umukobwa ari umwe, bo bakamuganiriza bakumva nta kibazo kandi bose agahaza ibyifuzo byabo. Baraganiraga cyane. Kate yari azi kuganira ku rwego ruri hejuru kandi aganiza abantu bakabikunda cyane. Abakobwa batangiye kujya baza bisiga ibirungo ku munwa, nayo iminwa yabo igasa neza igashashagirana, ariko wagera ku ya Kate byo bikaba akarusho. Uwabaga utarisize ibirungo we nabaga ari akaga. Bahitaga bamwita umuturage kandi bakamuvuga nabi cyane, bakajya bamuserereza ahantu hose ari katazi no kwiyitaho. Buriya Satani iyo yakuziye mu buzima bwawe biragoye kumwikura, bisaba amasengesho menshi n'ukwizera gukomeye cyane. Yatangiye kwigisha abakobwa ko abahungu bakunda abakobwa biyitaho kandi bagira isuku. Aravuga ati, ikimenyimenyi simubona ko bose bankunda. Kubera ukuntu abahungu bamushagariraga, abakobwa bose babona ariko kuri. Atangira kujya bigisha kwambara neza ndetse no kurimba no kwiyitaho. No ku bahungu byari uko. Nimugoroba yakundaga kubabwira ati, mujye muza mbigisha uburyo watereta, mbigisha uburyo ki mwabaho neza kandi muri abahungu b'abasitari. Kuva icyo gihe umwanya wanjye wo kwigisha Bibiliya yarawutwaye. Najyaga kwigisha Bibiliya nkabura uwo nigisha, none nkisanga ari njye ndi umwe. Ntabwo twari tukijya kuri asembo ngo wenda mbigishe kuri asemburema. Diregiteri yabonaga ikigo kiri ku murongo, akajya abona abanyeshuri bose bameze neza bagendera ku murongo. Na animateri niko yabibonaga. Byarangiye tutakijya kuri asembo kandi twari dufite ahantu mu kigo bamanika amatangazo, ku buryo bayamanikaga buri munyeshuri wese akayamenya kandi bitamugoye mu buryo bworoshye. Kwisiga ibyo birungo byo ku munwa muri korali ntabwo byari byemewe, ariko Kate yazanye amatwara, abakobwa bose batangira kubyisiga. Iyo byageraga nimugoroba mu mwanya wanjye wo kwigisha Bibiliya, bose yarabasohoraga akajya kubigisha uburyo waba umusitari, akabigisha uburyo ibintu bigezweho babikora, ndetse akavuga ati, mureke ubuturage mujye muba abantu bazima. Abakobwa bose baragiye. Icyo gihe ntabwo nari nkibona umuntu wo kwigisha Bibiliya, kuko tutari tujya no kuri asembo. Nakomeje mfata umwanzuro wo kuvuga ati, abanyeshuri niba banze kwiga Bibiliya, njye nzayigira kuko ari njye uzi akamaro kayo. Nakomeje kujya nyisoma turuhutse. Kate yaradutunguye cyane. Bagiye bazana amakwizi akayatsinda, amasuzumabumenyi yose yarayatsindaga kandi nta na rimwe ryamunaniraga. Kate yari umuhanga cyane. Kate yari umukobwa mwiza kandi ari umuhanga. Kate yatangiye kuvuga ati, mujye muza mbakopeze mwese mutsinde. Atangira gukopeza abanyeshuri twiganaga. Ndabireba ariko njye ntabwo nakoperaga. Nangaga gukopera kuko muri Bibiliya hari handitse ngo dukiranuke ku gato na kanini. Nirindaga icyaha cyane, nagerageza uko nshoboye
icyaha ntikinyegere. Abo twiganaga yakomeje kubakopeza bakandusha. Nawe yari umuhanga cyane, agakopeza abanyeshuri bose twigana bakandusha. Twakoze amassessment yose, amakwizi, amasuzumabumenyi arandusha. Bose bamaze kundusha, Kate araza arambwira ati Cedric, turiyicarana kandi mbona ko utari umuhanga. Wajya ureka gusoma Bibiliya muri break nkajya nza tukiga? Ndamureba ndamusubiza ati njye ntabwo nshobora kubaho ntasoma Bibiliya. Kate yarandiye bazamura ingoyi araseka arigendera. Ku munsi wakurikiyeho Kate yaraje arambwira ati rero Cedric, wanze kureka gusoma Bibiliya ngo njye nkwigisha nkusobanurire nawe uzajya uba umuhanga, warabyanze. Rero n'ubu wa nyuma ntuzandenganye. Nange ndamusubiza ati ntabwo Imana yabyemera. Arongera arandeba arigendera, ntiyagira ikintu arenzaho. Akomeza gukopeza abanyeshuri twiganaga, nabo bakomeza kundusha. Nigaga cyane kandi nakoraga etide neza, ariko yakomeje kundusha n'abanyeshuri twigana bakomeza kundusha. Ntibyatinze nk'uko yabivuze, igihembwe cya mbere cyarangiye nabaye uwa nyuma. Byarambabaje ndarira cyane, numva agahinda karanyishe. Ababaye abanyeshuri bose barabizi uburyo kuba uwa nyuma muri boarding bibabaza. Numvishe mfite agahinda ku mutima, ariko na Bibiliya yanjye yamfashije kwiyakira. Nasomye umurongo umpumuriza, numva ngize amahoro. Ndavuga uti ngiye kujya mu biruhuko. Twagiye mu biruhuko niga cyane, nize ibyo mwarimu yatwigishije byose ndabirangiza, niga n'ibyo tuzari twakigezeho. Narabyize kandi nakoraga amasuzumabumenyi, byose nkabona ndabizi. Narize cyane, ikiruhuko cyose nibyo nakoze. Twongeye gutangira igihembwe cya kabiri. Kate yarongera arambwira ati Cedric, nzi ko utari umuhanga, waretse gusoma Bibiliya turuhutse nza nkakwigisha. Ndamusubiza ati mu biruhuko narize, ubu ngubu noneho ntabwo nzaba uwa nyuma. Arandeba araseka arigendera. Numvaga nifitiye icyizere cyinshi cyane, kuko nayo nize ndi mu biruhuko kandi nayo narize ibyo teacher yadusobanuriye n'ibyo atari yadusobanurira. Nari mbari imbere cyane, nari nize iby'umwaka wose kandi twari tugiye kwiga igihembwe kimwe. Nari narabifashe mu mutwe ku buryo nta kintu cyanyisobaga. Nari nzi gufata mu mutwe cyane, numvaga rero ntazongera kuba uwa nyuma pe. Twarize tugera mu gihe cy'amakwizi n'amatesiti, turakora, abanyeshuri bakomeza kundusha. Natsindwaga amatesite bagakomeza kundusha, nayatsinda nkasanga n'ubundi ninjye wayatsinze wa nyuma. Abanyeshuri bose batangiye kundusha, na Kate yarandusha. Buriya Satani aducisha mu bigeragezo kugira ngo tumukorere, kubera ko atwereka ko nta cyizere tuba twifitiye, akatwereka ko ibintu byacu birimo umwaku cyangwa birimo amahirwe make, bikarangira tumukoreye. Ariko abasoma Bibiliya tuzi ko nta wakoreye Imana ngo yikorere amaboko. Nanjye niko nari mbizi. Gusa abanyeshuri twiganaga bose bakomeje kundusha. Kate yarabakopezaga bakandusha. Nakomeje kubona uburyo bari kundusha,
ntangira guta icyizere. Nataye icyizere ntekereza ko nzongera kuba uwa nyuma. Nahise ndeba Ketia ndamubwira ati Ketia, ntabwo nshaka kongera kuba uwa nyuma, mfasha. Ujye uza unyigishe nta kibazo. Ntabwo nzongera gusoma Bibiliya muri break. Ujye uza unyigishe. Ketia yarandebye arishima arambwira ati si wumva noneho, reka nze nkore kuko biga sha. Ketia yatangiye kujya aza kunsobanurira muri break. Twaba turuhutse akaza kunsobanurira, ndetse twaba turi no gukora amakwizi akankopeza. Nanjye natangiye gutsinda cyane, abanyeshuri n'abarimu bikabatungura. Nakomeje kujya nsinda amakwizi na Ketia yatsinda cyane cyane. Twaratsindaga kandi twishimye. Ketia yakomeje kunyigisha, ariko twabaga turi kwiga nkabona afite imico idasanzwe. Yakundaga kumfata ku matwi, yarangiza akandeba indoro iri romantike cyane. Indoro bamwe bavuga ngo ni yindi ibamo akana ko mu jisho. Ketia akajya avuga ati ndagukunda, ndagukunda, akabisubiramo inshuro nyinshi amfashe ku matwi. Ariko njyewe ntabwo nari nshaka sheri ku ishuri. Sinigeze ntekereza kugira sheri ku ishuri, kubera ko Bibiliya yaranshengeye cyane. Nakubita agatima ku murongo uvuga ati mu gihe udateganya gushaka, abakobwa mungana bose ujye ubafata nka bashiki bawe. Nkatera agatima ku ndi murongo uvuga ati muzirinde ubusambanyi. Ibyo bigatuma rero ntashaka kugira sheri ku ishuri, kuko numvaga nta gahunda mfite yo gushaka, kandi mu myaka yanjye ibyo bitekerezo ntabwo nari nakabigize. Ketia yakomeje kujya anyigisha, ariko agakomeza wa muco we, akamfata ku matwi akajya avuga ati ndagukunda, ndagukunda, uri mwiza. Ibyo akabisubiramo inshuro nyinshi cyane. Rimwe n'abanyeshuri batangira kubibona, bakajya bambwira ati Ketia aragukunda. Nuko naratsindaga abanyeshuri bose bikabatungura. Igihembwe cya kabiri kirangira, nabaye uwa kabiri mu banyeshuri 48. Narishimye cyane, byaranejeje. Iyo niyo bureti nacyuye nkumva inteye ishema kurenza n'izindi. Nari nabaye uwa kabiri kandi mfite amanota meza. Narishimye cyane, mubera Ketia ndamushimira. Ndamubwira ati Ketia, warakoze kunyigisha. Icyo gihe narishimye cyane. Nari nabaye uwa kabiri, Ketia we yabaye uwa mbere. Ntabwo nari nzi ko ibintu byose bigiye guhinduka. Twagarutse gutangira igihembwe cya gatatu. Ketia aza yambaye ijipo ngufi cyane, imwe bita kamini. Yaje asa neza cyane kandi uruhu rwe rworoshye cyane, rumeze nk'urw'abana. Yari afite ubwiza butangaje kurusha mbere. Yari afite amatako, warayarebaga nawe ukibaza, igihe uri kureba bikagucanga. Yari meza wagira n'ay'abamarayika. Yaje ari mwiza cyane kurenza mbere. Yaje afite amavuta, akajya abwira abakobwa ati aya mavuta yoroshya uruhu, namwe mujye muza amasigire mbahe ku mavuta, namwe musa neza abahungu bagiye babakunda. Nuko yakomeje guhereza abakobwa amavuta bo twiganaga. Abakobwa twiganaga barayisigaga, nabo bakagira uruhu rworoshye cyane, ariko Ketia we akabarusha ubwiza. Yabarushaga ubwiza cyane. Ketia twakomeje kwicarana, akajya ambwira uti ese umbona uti? Ndamubwira ati nakubeshye, uri umukobwa mwiza cyane.
Keti ako k'akamini yari yazanye twajyaga kwiga akanyereka ikariso, akanyereka amatako y'ibitesi, yarangiza agafata amaboko yanjye akayatereka ku matako yiwe, nanjye nkanyeganyeza intoki meze nk'uri kumumasa. Ni ubwa mbere nari nkoze ku matako y'umukobwa. Yari afite amatako yoroshye cyane kandi meza, kubera amavuta yisigaga amatako ye yarahumuraga cyane, byari biryoheye amaso ndetse n'umubiri wanjye. We yahise ashaka ko nzamura akaboko mu majipo ye nkamukora ku myanya y'ibanga, ariko njyewe nahise ngira isoni mvanaho amaboko yanjye ndi kwiruka. Arandeba arambwira ati ngo ngira amasoni, ndamwihora sinagira icyo musubiza. Dukomeza kwiga. Uko yakomezaga kunyereka amatako ye, numvaga murarikiye cyane. Yandebaga biromantike, yari afite amaso meza akurura abantu cyane. Yari akureba ukumva uramukunze. Yari afite amazi ashishikaje cyane. Yari afite ingoyi zireba neza ndetse akayobora yitonze ku buryo buryohera ijisho. Keti yari umukobwa mwiza cyane by'agahebuzo. Umunsi umwe abandi bari bagiye muri refe, njye nisigariye muri classe. Keti yabaraje aransoma, nanjye ndamuhobera. Nanubu akabizu ke ndacyakibuka. Naramuhobereye cyane, afata amaboko yanjye yakoza ku matako ye, nanjye nk'ibisanzwe nkomeza kuyanyeganyeza. Ashaka ko nongera kumukora ku myanya y'ibanga yiwe, nanjye ndakomeza nk'uko yabikundaga ndabimukorera, yikoraho. Mu kuyikoraho Keti yahise aryoherwa arambwira ati sindekere, nanjye ndakomeza. Tukiri muri ibyo haza umunyeshuri twigana yinjira muri classe. Nagize amasoni murekura nirukanka, mpita niruka ndisohokera. Nk'ejo mu gitondo Keti aza kumbwira ati niki wabonye kidasanzwe ku buryo wirukanse kuriya? Ndamusubiza ati nanjye nabishakaga pe, ariko uzi ko twe twenyine ibyo bintu twaba tubikoze hano muri kino kigo. Arandeba araseka arambwira ati nimugoroba uze kureba, abantu bose arabikorera mu maso yawe, niba ugira ndakubeshya uze kubyuka saa sita z'ijoro. Naramurebye ndamubwira ati ntabwo wabikora, ndabizi ko twiga mu kigo cy'abakristo, abantu twigana ntabwo babikora pe. Arambwira ati wehuze urebe. Dayimoni w'ubusambanyi yari yamaze kugera mu kigo cyacu. Numvaga mfite amatsiko cyane. Saa sita zarageze z'ijoro ndabyuka, njya muri classe nsanga abanyeshuri bose bari muri classe, bose basa nkaho hari ikintu bategereje. Hashize akanya gato Keti nawe araza, afata ijambo aravuga ati ikopure iraza kuryamanira hano imbere twese tubireba, ndabaye 100,000. Ayo mafaranga yari menshi cyane, ariko abanyeshuri ntabwo twabikozwaga ibyo, twaricecekeye. Arakomeza aravuga ati ngiye kuzimya itara iminota 3 nongere ndicane. Arabaraba batangiye, ndahita mbahereza 100,000. Yararizimije iminota 3 turategereza ararangira, arongera arayatsa, asanga twese turacyifashe. Ako kanya hahita hinjira abandi banyeshuri bashyashya, mbarebye mu maso mbona ntabazi. Buriya
hari igihe bamwe bareba porono bakagira ngo ni abantu bari gukora ubusambanyi kandi ari amadayimoni ari kwigisha ubusambanyi. Icyo gihe hahise hinjira abo banyeshuri babiri baravuga ati ayo mafaranga yazane. Barangije gufata amafaranga batangiye gusambanira imbere yacu, twese turabireba, basambanira imbere yacu kugeza igihe barangirije. Nuko aho twatangiye twigira Bibiliya, ahantu hari ahantu ho gusengera hatangiye kuba ahantu h'ubusambanyi. Abanyeshuri bari baramwo batangiye nabo gusambana, ndabireba ndumirwa. Kate arambwira ati sinakubwiye. Ndabireba numva kumiro karanyishe, nitse imitima, numvaga ari ibintu bitashoboka. Nuko twimutse mu wa gatandatu twahageze dutsinda. Kate yadukoreraga ibizamini byose, amasuzuma bumenyi yarayakoraga, twese tukabona amanota meza. Twahageze abanyarimo tubazi ko turi abahanga, bazi ko ishuri ryacu ari icyitegererezo. Ubusambanyi bwari bwarabaye ikintu gisanzwe mu ishuri ryacu. Ubusambanyi cyari ikintu gisanzwe, kubona abantu basambana byari ibintu biri aho ngaho rwose, nta muntu byaba bigiteye isoni cyangwa ngo bimushishikaze. Aho twatangiye twigira Bibiliya, ubu naho twatangiriye gusambanira. Ibintu biroroha cyane, ubuzima bwongera kuryoha turi mu busambanyi. Nuko twarangije amashuri yacu. Sinagize amahirwe yo kugira buruse nk'abandi bana, nanjye nagize diplome isanzwe n'izindi. Mu busanzwe iyo umuntu arangije aba yumva agiye kubona akazi, amafaranga, ari nabyo byatumye noneho nkagira ubuzima, nisanga mu mubabaro, nkakora amahano. Na n'ubu ngubu sinzi niba Imana izambabarira. Ni ahangaha igice cya kabiri kirangiriye. Ese ni ayahe mahano yakoze? Ni iki cyatumye ajya ikuzimu? Ni ukubera icyo ari kuvuga ngo sinzi niba n'Imana izamubabarira. Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya gatatu kirahageze, manuka kuri Sharif TV. Ubu ngubu